Ingabo z'umutwe wa AFC 23 zatangiye kuva mu mujyi wa Uvira. Ibi byemejwe ku itariki 17 Ukuboza 2025 ndetse byemezwa n'umuvugizi w'igisirikare cy'uyu mutwe ni Lieutenant Colonel Wiringoma. Mu butumwa rero yanditse ku rubuga rwa X yavuze yuko izi ngabo ziri kuva muri uyu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo nkuko babisabwe. Yagize ati kubw'impamvu z'amahoro kuva kuri iki gicamunsi ingabo zacu zatangiye kuva mu mujyi wa Uvira, ndetse rwose amashusho umunyamakuru Steven Wembi yashyize ku rubuga rwe rwa X yerekana umurongo w'abasirikare ba AFC 23 bava muri uyu mujyi wa Uvira mu masaha y'umugoroba. Ubonaga ko ari mu kajoro rwose hasa nka hijimye. Ku wa mbere rero ku itariki 15 Ukuboza nibwo ihuriro AFC 23 ryari ryatangaje ko riteganya kuva muri uyu mujyi wa Uvira bakavanamo ingabo zabo, ndetse n'icyemezo Colonel Nanga uyobora iri huriro yagaragaje nk'intambwe yo kubaka icyizere no gushyigikira ibiganiro by'amahoro bya Doha. Yavuze ko kandi ko bashyigikiye iyi ntambwe imaze guterwa muri ibi biganiro bya Doha, cyane cyane isinywa ry'amahame ishingiro ya Doha yasinywe ku itariki 15 Ugushyingo 2025. Itangazo rero rya Colonel Nanga yasohoye kandi rivuga ko kurekura uyu mujyi wa Uvira kwemewe bisabwe n'ubuhuza bwa Amerika, ndetse rwose bugamije gushyigikira umuti urambye w'amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. AFC 23 yavuze ko nubwo hari ibyo yise ubushotoranyi n'ihohoterwa bikomeje gukorerwa abaturage, bikomeje kuba ingabo za leta arizo zibikora nabo bafatanyije, yahisemo kuba yakwikura muri uyu mujyi wa Uvira mu rwego rwo guha amahirwe menshi ibiganiro by'amahoro no gukomeza kugaragaza ubushake bwo gukemura ibibazo binyuze mu biganiro by'amahoro aho kuba bakemura ibibazo binyuze mu ntambara. Icyakora iri huriro ryagaragaje ko impungenge rifite ari nyinshi cyane rishingiye ku byabaye mu bihe byashize, aho rivuga ko ingabo zafashe ubutaka bwabo igihe batangaga icyizere cyo kuba basubira inyuma, ndetse izi ngabo za FARDC zigakoresha icyo cyizere nabi n'imitwe bafatanyije n'abandi bafatanya kuba barwanya umutwe wa 23 bagasubira mu kwigarurira uduce twarafashwe, ndetse bakaba banibasira abasivili bakekwaho gushyigikira AFC 23. Kubera impamvu rero AFC 23 yarebye ibyo bintu byose iravuga iti turasaba ubuhuza gushyiraho ingamba zisobanutse zo gucunga umutekano wa Uvira nyuma yo kuhava. Izo ngamba rero zigomba kuba nkuko byatangajwe, hagomba kuba harimo nkukuba intwaro mu mujyi nta zirimo, cyase gukura intwaro mu mujyi, kurinda abasivili n'ibikorwa remezo by'ingenzi, ndetse no kugenzura agahenge binyuze mu kohereza ingabo zitabogamye zidafite aho zibogamiye. Ku itariki 9 2025 nibwo AFC 23 yari yigaruriye umujyi wa Uvira nyuma yo kuwurwaniramo n'ihuriro ry'ingabo zirwanira ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi nkwibutse yuko nyuma yo kuwufata habaye inama muri Amerika n'inama ya UN, ni inama y'akanama k'umutekano ya Loni. Nyamara iyi nama yavugiwemo amagambo akomeye cyane u Rwanda rubigenderamo, abari rwo rushyirwa mu majwi bavuga yuko u Rwanda rwishe ibyo rwasinyanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse rwose ko barenze ku gahenge. Nyamara ibi byose byaravuzwe, u Rwanda rubitero turavuga ruti nta ruhare tubifite muri ibi ngibi. Nyuma yaho AFC 23 yasohoye itangazo igaragaza ko ntaho ihuriye n'u Rwanda, ikibazo cyabo bari kurwanira kizwi, ndetse rwose ko u Rwanda rutabafasha haba mu kubaha ingabo cyangwa se mu kubaha n'ibikoresho bya gisirikare. Ibyo byose u Rwanda ntaho ruhuriye nabyo, n'ibikoresho yuko babifatana ingabo za DRC, ndetse nta musirikare n'umwe wa RDF ugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo byose
kwirwanaho ndetse imbaraga bazikura mu kuba hari uburyo batrainingzwe cyangwa se batureninze abasirikare babo maze bakagira imbaraga zikomeye. Kuri ubu ngubu rero M23 ivuye muri uyu mujyi wa Uvira mu buryo bwo kugira ngo igaragaze amahoro arambye ndetse no kugira ngo igaragaze ubushake bwo kuba yaganira na leta ya Kinshasa. Nyamara mbonye Nduhungirehe Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda, avuga ati niba ingabo za AFC 23 zeretse icyizere ingabo za DRC nazo zigaragaza yuko zikeneye amahoro, zitange agahenge, zireke gutera ibitero, zireke kubombarida abaturage, zigaragaze amahoro, zigaragaze yuko nazo ziteguye kuba zakora ibingibi AFC 23 mu rwego rwo kugaragaza agahenge. Ndetse bigaragara yuko u Rwanda rushyigikiye ibiganiro bya Doha ndetse rwose rushyigikiye yuko bikomeza kandi bigatanga umusaruro. Nabonye uyu nama y'abaminisitiri yabaye ku munsi w'ejo, inama y'abaminisitiri b'u Rwanda yabaye ku munsi w'ejo ku itariki 17 yaremeje ibijyanye n'amasezerano u Rwanda rwagiranye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ruvuga yuko rushyigikiye n'ibi biganiro bya Doha mu rwego rwo kugira ngo amahoro arambye aboneke muri aka karere k'ibiyaga bigari. Ibyo byose nibyo u Rwanda rugenda ruvuga ruti twe dushyigikiye amahoro, ntabwo dushyigikiye intambara, nyamara abatuvanga muri iyi ntambara muri beshya cyane. Ukore subscribe niba utarayikora uyikore, niba waramaze kuyikora reka ngushimire cyane, wagize neza. Niba kandi utarampa like aho hantu waba warahindutse umpe like rwose, kandi unkorere share ibiganiro byanjye bigire ku bantu bose, ndetse umpe na comment zawe ndazikeneye. Menye ese nyuma yo kuva mu mujyi wa Uvira ibyo M23 basabye birakorwa? Biravugwa ko ibi biganiro biri i Doha, ibiganiro byo kuva muri uyu mujyi wa Uvira biri Doha, ariko kandi amakuru mfite nuko Doha bamaze kuvayo, nyamara M23 iri kuvana ingabo mu mujyi wa Uvira. Ese weho urabyumva uti?